uzi ko hari umuntu ngo wahanzweho n'imyuka mibi. Iriya myuka y'ibikomerezwa y'ahantu ho mu ijuru, myuka y'abarangi, abadayimoni bamanukanye na Satani bakanga kuza hasi ngo babe abadayimoni, bagahama mu kirere ari abamarayika. Myuka y'abarangi, iriya myuka irerekwa igihanga ku bantu bakagira ngo ni imyuka y'Imana, ni umwuka wera w'Imana urimo kurondora, akaba yavangavanga ibintu, abantu bakavuga ngo bahanuriwe, ngo bahawe amasezerano n'Imana. Niyo mpamvu muri iyi minsi huzuye abantu benshi batuka Imana, kuko bategereje ibyo babwiwe n'abana b'abantu barabibura. Ni hahandi avuga ati ariko buriya ngewe n'umupagani namwemera nkamuhindura. Niko se muko uhindura umuntu, uri Imana yamuremye? Umuntu ahindurwa n'umwuka wera umwemeza ibyaha. Wowe ntago wamuhindura ngo byemere, ntago bibaho. Niyo wateka ibuye rigashirira rikaba umukara, ntago wahindura umuntu. Jambo ntago wamuhindura. Kwiheba kwawe no kuvuza induru kwawe ntago bikuraho ko isaha, itariki, umwaka Imana yavuze ko kugirira neza ikagutambagiza umurwa. Nta mbute yaje iba imbere y'Imana, izabikorera ku isaha yayo. Kuba wambaye ubusa, kuba wambaye igitenge cyacuye, kuba abantu batagutumira mu bukwe kubera uri umukene, kuba ntabwo bikuyeho ko Imana niyakwibuka itariki yayo, umunsi wayo, izakwibutsa abantu bo mu gihe cyawe. Imana ishimwe. Abo bari kwibagirwa nabo muri iki gihe, ariko igihe cyawe nicyo bacyasohoye, bose bazakwibuka. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Rayon MCTV, amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuje aho muri mu mpande zitandukanye, nkuko mubibona imbere ya kamera za Rayon. Turi kumwe n'umushumba Bishop, araje abibwire anabasuhuze. Mushumba, mumeze neza? Turashima Imana. Umwaka mushya muhire kuri twese. Murakomeye? Turi mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Dukomeje kunezezwa n'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu tutaherukaga kubabona kuri Rayon MC ngo mudusuhuze. Yego, reka dusenge Imana. Yego, murakoze. Data wa twese mwiza, turagushimiye, uri Imana yacu bwite, uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye ko waturinze umwaka utambutse wa 2024. Tugushimiye ko udukandagije muri uyu mwaka wa 2025. Tukiri mu ntangiriro z'uyu mwaka. Rero Mana, turagushimiye, wakoze ibikomeye, kandi ibyo ugambiriye kutugira nabyo ni byiza, si bibi. Uyu mwanya turi imbere yawe, turi kuri iyi kamera, turi muri iki kiganiro. Ndinginze ngo Mwuka Wera uze utuyobore, ubane natwe, nyaguhora ku ngoma Imana. Ndinginga kandi ngo abazareba iki kiganiro bose bazafashwe nawe Mwuka Wera. Urakoze rero, icyubahiro ni icyawe, uri Imana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri umukunzi mwiza. Urakoze rero kugiye kubana natwe, kandi ko ukomeza kubana nabo na bene data bose mu mpande enye z'isi. Icyubahiro kibe icyawe, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushumba, amakuru yanyu? Amakuru turashima Imana. Umurimo w'Imana bimeze gute? Umurimo w'Imana umeze neza. Turi mu bihe byiza byo gusenga. Dukomeje kuba imbere y'Imana, kandi ndakubwiza ukuri ko dukomeje kubona Imana. Burya iyo umubare w'abakizwa ugenda wiyongera, niko gukomera kwacu nk'abanyamasengesho. Ibyo nibyo bitunezeza. Mushumba, tubasanze ku rusengero. Ngiye hano naherukaga nyine mu minsi itari ya vuba cyane. Nk'umunyamakuru nyine akenshi tujya tugenda nyine ahantu hatandukanye, ariko twashimishijwe n'uburyo ari heza, hameze neza, vandarateri, mbese
ibyo byose ni imirimo y'Imana, Yeah. ni imirimo y'Imana. Ah. Urabona igihe tuherukanira Yeah. ndumva ari muri 2022 gutyo. Ni kera. Urumva rero hari hashize iminsi, Yego. ariko ndahamya yuko Imana yacu yabanye nawe aho wari uri Yego. muri ibyo bihugu. Ya rero Imana ishimwe kuba rwose bimeze gutya, abakizwa bariyongereye, namwe mumeze neza, aba ari ikintu gikomeye. So rero nk'abashumba ndabizi ko hari ibintu byinshi cyane muhura nabyo bibarwanya, ni nk'izihe mbogamizi wenda? Reka duhere ku mbogamizi muhura nazo nk'abashumba, ku buryo hari n'abantu nyine baba bagira ngo nyine abashumba ni abantu bibyukira nyine bakaza mu iteraniro kubwiriza bakitahira. Ni izihe mbogamizi muhura nazo nk'abashumba? Imbogamizi zo ziba ari nyinshi. Ikintu kigora umushumba ni ikintu kimwe burya. Banza urebere wenda uragiye nk'umukumbi w'intama cyangwa ishyo ry'inka. Yego. Iyo harimo izitannye nibyo biba bigoye umushumba. Ariko izuba umushumba araryihanganira, imvura akayihanganira, kuko aba ari focus ku ishyo rye. Ibyo rero kubona ishyo rye rimeze neza. Rero nakubwira ngo ingorane z'umushumba wenda ni icyo ngicyo. Iyo ubonye umukristo yaguye cyangwa se ukabona nyine habayeho nk'ingorane ku bakristo, iyo niyo ngorane yonyine umushumba imukubita ikamubabaza. Ariko ibindi wagereranya n'izuba ukagereranya n'imvura, biba ari rusange. Mwese muravirwa cyangwa se mwese mukanyagirwa cyangwa se ni rusange. Ariko mu murimo navuga pasono ni icyo kibabaza umushumba, kubona imibereho y'intama mu buryo bw'umwuka. Iki gihe rero urabona yuko abantu ntago bagikunze gusenga. Ntago bagikunze gusenga, ahubwo bakunze ubuhanuzi. Buriya se? Ariko ubuhanuzi buva mu masengesho. Nyine usanga abantu benshi bajya guhanurirwa aho kubanza kumenya iyo message iri buturuke ku Mana, iraza kuri nge isanga ameze ne. Dufitanye ubumwe n'iyo message nshaka. Ese mfitanye network nyayo n'Imana? Niba ntafite impano y'ubuhanuzi cyangwa yiyerekwa, nkaba ngiye gureba bamenya ko na kera byabagaho, ese ijuru rirandeba rinyishimire? Ese sindi bwakira amasezerano y'ibihuri? Icyo nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Ni nayo mpamvu ubona abantu bari kuyoba cyane, kuko amatwi y'abantu bo muri iyi minsi y'imperuka aryohewe no kubabwira ibyo bashaka. Ubwiye umuntu ngo uri umunyabyaha banza wihane, Imana ikugirire neza. Warashaka Imana ibanza imuha ibyiza atarihana. Donc biri mu buryo busanye. Contre la volonté de Dieu. Arashaka procedure y'Imana, ntago ari yashaka gucamo. Jambo rirambwira ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bakambona. None se wowe ntushakana umwete Imana, ntugira ibihe byiza byo gusenga, nturihana kandi ugashaka kurya iby'Imana yatanze. Urumva se bishoboka? Niye nama wagira mushumba niba bo bantu nyine buzuye nyine abantu bishwe n'irari ry'isi. Inama natanga nuko umuntu ushaka kubaho mu buzima bwiza, ubuzima bufite insurance, ubuzima buri protege, ubuzima bufite ubwirinzi, banza wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Numara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, icyo gihe uzamenya ese Yesu akunda umuntu umeze ati? Imana irashaka ko mpinduka gute? Numara guhinduka icyaremwe gishya, usaba icyo ushaka cyose Imana izakiguha. Kuko nasanze ndi umugabo wo kubihamya. Ntago Imana yagaburira abapagani wowe ukijijwe ngo yange kukugaburira.
ahubwo ukomeje ku kintu nanjye natekerezaga ku mugoroba nimugoroba nahoze hari ahantu twari turi urareba ibintu byo gusengera ku ikoranabuhanga bigezweho umuntu twari turi kumwe arambwira ati uyu muntu bari guhanurira ati nyine ndabizi ko anywa akayoga ati n'ubu ngubu ati wabona yakanyweye noneho bari kumuhanura nyine ibintu by'umugisha ndavugana ariko Imana yavugaga kera nyine hari uburyo babanzaga bakadukubita bakavuga bati nimwanga no kwihana turabanyuza no mu idirishya ubu Imana yoroheje gahunda suko Imana itakiri Imana suko Imana itari Imana ifuha yego Imana ihama yera irera ntabwo rero Imana yoroheje gahunda ngo ibyaha bigwire ahubwo abantu nibo biyorohereza bivanye n'irari ry'imitima yabo umuntu akavuga ati ndabizi yuko hariya badashobora kubura kumpanurira umugisha akarara yasambanya akarara mu kabyiniro akarara tukana akarara agambana akarara yuzuye urwango akarara asabira abantu ngo bakinduke bapfe yarangiza ati reka njye kumva ibyababare rukore ugasanga abahanuzi babagize nka radiyo bakandaho ngo ivuge niba usoma ibyanditswe byera neza uzi ko hari umuntu ngo wahanzweho n'imyuka mibi iriya myuka y'ibikomerezwa y'ahantu ho mu ijuru myuka y'abarangi abadayimoni bamanukanye na Satani bakanga kuza hasi ngo babe abadayimoni bagahama mu kirere ari abamarayika myuka y'abarangi iriya myuka irerekwa igihanga ku bantu bakagira ngo ni imyuka y'Imana ni umwuka wera w'Imana urimo kurondora akaba yavangavanga ibintu abantu bakavuga ngo bahanuriwe ngo bahawe amasezerano n'Imana niyo mpamvu muri iyi minsi huzuye abantu benshi batuka Imana kuko bategereje ibyo babwiwe n'abana b'abantu barabibura none se iyo myuka y'abarangi ni ukuvuga igiza mu bantu bagahanura cyane batari abarangi se bene wabo urabizi niba ari idini ariko abarangi ni bagahwangwaho n'iyo myuka mibi abarangi ni urabizi mu Rwanda barahari ni idini rirahari cyane riranakora ese ryaranafunzwe wandebeye hari amanuza hari amadosiye y'amadini yafunzwe iry'abarangi ntago nzi inyito yaryo ariko icyo nzi cyo nanjye ndabizi ko hari ahantu bakoreraga bakavuga batahani mu barangi cyane iyo myuka rero irakora cyane no mu itorero yinjiramo no mu cyumba cy'amasengesho ikinjiramo noneho rero umurangi yaguhanuriye we aguhanurira rwose nk'uwakweretswe do A a Z ariko ayo masezerano uzayategereza uyabure ntago azasohora umuntu ufite umwuka utari w'Imana yavuga mu izina rya Yesu none se kavuga ngo Imana iravuze Imana ko ari nyinshi wamenya avuze iyihe Mana waravuga ngo Imana iravuze cyane nawe ukitera hejuru ugacakira iyo ucakiye rero ucakira ibihura ntabwo biba bizasohora Mushumba rero tugize amahirwe kandi ngize amahirwe kuri icyo kiganiro uvuze hari abantu benshi bari kugushwa n'amasezerano iby'Imana yavuze biratinze nk'abashumba nk'intama muragiye ni igiki wabwira nk'intama nyine ziba zikumva abantu bakumva ngewe icyo nabwira abakristo yego ntabwo iyi Imana igusezeranyije igukurira amaho ahubwo hari amasezerano aturuka no ku Mana rwose ayari hano muri Bibiliya nzakugirira neza nzakurinda mwana wanjye ntabwo uzakorwa n'isoni ni amasezerano ari hano muri Bibiliya ayo masezerano iyo wayakiriye ukayakira wihannye ukayakira wiyeza ukayakira buri munsi umenya ngo naguye ugapfukama ukarizwa n'ibyaha byawe ayo masezerano arasohora nkunda bankunda abanshakana umwete bakambona nese mushumba hari nk'abantu Imana iba yarabwiye nk'umukobwa n'urugero nzagukorera ubukwe ugasanga ibimubwiye afite veni ugasanga agize 30 40 nikikubitama ariko akavuga ati nyamara Imana yaravuze uriya mukobwa Imana ihaye isezerano ikamubwira ngo nzagukorera ubukwe agahama mu mwanya we neza ntatambika ibirenge ntakangwe n'imyaka ishize ntakangwe nuko nawe umubwira ngo I love you ntakangwe n'umubwira ati dukore save the date
amenye yuko imana yavuganye nawe ari imana idahinduka. Ahubwo iyo bimaze kukubita mu myaka 35 atangira kujya kwirwanirira. Ni hahandi avuga ati ariko buriya ngewe n'umupagani namwemera nkamuhindura. Niko se muko uhindura umuntu uri imana yamuremye? Umuntu ahindurwa n'umwuka wera umwemeza ibyaha. Wowe ntago wamuhindura ngo byemere, ntago bibaho. Niyo wateka ibuye rigashirira rikaba umukara, ntago wahindura umuntu. Jambo ntago wamuhindura. Buriya nyine hari igihe ubona umuntu nk'abantu baba bakiri abasore ukabona akadefu cyangwa se umukobwa akabona akadefu ku musore akavuga ati nzamuhindura ahubwo iyo mubanye kiba ikigugu. Buriya se ntago wamuhindura. Ahita akubwira mubanye ati wankunze unzi ko iyi ngeso nari nyifite, wankunze uzi ko nkunda kubyina cyane, ntago rero wambuza kujya kubyina. Ubwo nyine umenye yuko uzajya urara mu mashuka wenyine yagiye kubyina. None se ni wabyemeye? Hari umuhanzi muri iyi minsi waririmbye indirimbo nguko wankunze nguko wansanze niko wankunze. Nuko bimeze. Urubyiruko murayikunda cyane. Nimba usanze umuntu uko nguko ukamukunda uko. We yavugaga Yesu, ariko we yaririmbaga Yesu ngo avuga ngo uko wansanze niko wankunze. Rero mujya mubikurura nyine muri iyi myaka yanyu, nawe ukahita uvuga ati umukobwa uko yansanze niko yankunze. Uriya rero nimba bimeze gutyo ukaba wa mukobwa wumusanze arara muri boîte de nuit, nukuvuga ngo nugera no mu rugo azajyayo, kuko nuko wamusanze kandi niko wamukunze. Nta kumuhindura. Ariko uzamuhindura gute? Ariko icyo nemera, iyo mvuze ngo ariko nuko hari igihe imbuto zawe nziza zishobora gutuma hari bimwe na bimwe areka. Ariko kadogi yaguye ahita asubira hahandi akakubwira ati ariko ibingibi twabanye uzi yuko mbikunda. Rero ku myaka 30 y'umukobwa yaravuganye n'Imana, nta gikuba cyacitse, kuko Imana iracyari Imana. Gusa ikibazo dufite twebwe twihutisha isezerano. Yego. Imana ikubwira ikizagukorera, ariko ntabwo igivuga ngo igihe runaka. Nimba ikubwiye ngo izagukorera ubukwe, ntabwo ibikubwira ngo izabukora mu kwezi kwa 7, ahubwo wowe uhita wipanga ukipangarika ubwo ni mu kwa 7. Ntabwo Imana ari umuntu. Imana ikora nk'Imana. Abantu bamaze kumenyera Imana. Irakubwira iti yewe nzakubakira inzu, warangiza ukavuga utubwo n'umwaka utaha. Wabona itabikoze ukavuga ngo Imana yarakubeshye. Reka nkwibarize wa munyamasezerano, Imana yigeze guha itariki ngo ushinge urubanza? Nta tariki yaguhaye. Imana mu bumana bwayo, mu gitondo wabyuka ugasanga birasohoye. Mu bumana bwayo, mu kwa 12 ku itariki 30 yazana umusore akakubwira wa mukobwa njyewe nubwo umwaka uri kubura umunsi umwe ndashaka guhita nsaba ngakwa ejo rotarante. Kandi birashoboka. Akaza yikwije, afite amafaranga cyangwa afite inka inkwano, agahita avuga ati ibingibi byose bikorwe. Cya kintu cy'ubukwe Imana yakubwiye kigasohora, kigahita gisohora zibura umwe. Ni ukuvuga uri kubwira abantu ngo nibatuze, niba ari Imana yabivuze ibirimo, nibatuze bere gucumuzwa n'amasezerano. Imana ushyira akantu k'akadoma ahantu hamwe, yaravuze kandi zasohoza. Ibikubwira ntabwo wigeze uyishyiraho agatuna mwene, kandi nijya no kubisohoza ntabwo uzagenda uyibwire ngo byabi. Icyo Imana igusaba ni ugukiranuka. Mushumba we, abantu inzara irabije kandi Imana yarababwiye ati mbahaye ibiryo ndabagaburiye, ati ndabambitse kandi dore ubu bambaye ubusa. Mushumba ubu barihebye, imitima y'abantu irahagaze, wa mugani wa ibyo nta nicyo bitwaye Imana. Ariko Imana nasanze ari seriye. Kwiheba kwawe no kuvuza induru kwawe ntabwo bikuraho ko isaha, itariki, umwaka Imana yavuze ko iza kugirira neza ikagutambagiza umurwa. Nta mbute yaje iba imbere y'Imana, izabikorera ku isaha yayo.
kuba wambaye ubusa, kuba wambaye igitenge cyacuye, kuba abantu batagutumira mu bukwe kubera uri umukene, kuba ntabwo bikuyeho ko Imana niyakwibuka itariki yayo, umunsi wayo, izakwibutsa abantu bo mu gihe cyawe. Imana ishimwe. Abo bari kwibagirwa nabo muri iki gihe, ariko igihe cyawe nicyo bacyasohoye, bose bazakwibuka. Igihe cyawe nigisohora, kizasohora nyine ibyo kurya bigezweho, ari byo byaje byo mu gihe cyawe. Imana nishimwe. Ndagira ngo mubwire ngo tegereza wihanganye, utegereze ko isezerano ryawe Uwiteka ari gusohoreza, were gucika intege. Abantu bajya bava mu rusengero ngahangaha barambeshye, abahanuzi ba hano n'abateka mutwe, akava mu rusengero rumwe akajya mu rundi, narwo akaruvamo akajya mu rundi. Umuhanuzi n'uyu ni uri guhanura ibishyushye, arabihanura birashyushye, ariko si we uzabishyira mu bikorwa. Urugero, aguhanuriye ati Imana iguhaye kofi, Imana iguhaye amafaranga. Uwo muhanuzi k'abahanuzi benshi baba ari abakene, niwe uzaterura amadolari yahaza ibyifuzo byawe ayaguye. Aguhanuriye ngo Imana iguhaye urugo, iguhaye umugore cyangwa umugabo, uwo muhanuzi niwe uzazana uwo musore cyangwa azana uwo mukobwa. Ese mushumba, se buriya se hari umuntu uguhanurira bigahita biza byirukanka? Umuhanuzi ntashobora kubimanura. Buriya rero umuhanuzi yahanuriye umuntu uhagaze neza mu bintu by'Imana, bisohora byihuse. Mbese biterwa na nyiri guhanurirwa, nyiri kwakira amasezerano niwe utuma amasezerano ye asohora vuba. Cyane cyane ko uwo muntu unasenga ntago amasezerano amubera ikigeragezo. Aravuga ati ntegereje yavuganye nanjye. Ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana ishobora byose. Naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishobora byose, Imana ibyo nkeneye byose, ndamahoro. Akagenda yiyicira abadayimoni, ababwira ati naho napfa bidasohoye, naho narya cyangwa ngahaga, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, kuko Imana ibyo nkeneye byose, kandi ndamahoro. Ndanyuzwe. Abantu bananiwe no kunyurwa, ahubwo akicara umutima waramuhabyemo. Imana yambwiye iki n'iki, ariko reka mubwire, Imana ihora ari Imana. Yabisohoza ni Imana, itabisohoza ni Imana. Ariko hari ibintu bidasohora kubera ko nawe wabivuyemo. Imana nimba igusezeranije mu rusengero, ikagusezeranyiriza muri korari ibyizahagukorera, ikavuga iti nzabikora kugira n'aba baririmbyi bandi basigaye bafashwe buzura imbaraga. Warangiza ugahubuka muri korari, ukabugiye mu muhanda, ukajya kurara uri mu ngeso mbi, ese ukabajya mu biyobyabwenge. Iryo sezerano rizasohora kweri warariherewe muri korari? Ntabwo bishoboka. Ese ko hari abantu bavuga nyine ngo ko hari n'isezerano ushobora guhabwa wajya no kunywa inzoga rikasohora kuko Imana yabivuze, aribwo abantu benshi wenda bavuga bati amasezerano yarasohoye, atangira kunywa inzoga kuko amasezerano ye yarasohoye. Buriya rero ashobora kuba ryasohoye, urumva, ryasohoye akavuga ati rirasohoye. Nge nagiye mbibona kenshi ku bantu Imana ibwira ngo nzakubakira urugo, akagira gutya akagwa, yarangiza akagenda akishingira, akavuga ati iri ni isezerano Imana yari yarampaye yuko nzarwubaka, kandi arishingiye. Iryo sezerano yiswe yuko yubatse urwo rugo, yuko ari rivuye ku Mana, ariko burya niwe uryihutishirije. Niyo ryicayemo arimaramo imyaka, rikaba riramunaniye kuko niwe wabyipapiriye arabyisohoreza. Mushumba, dufite byinshi twaganira kandi wambwiye ko ufite igihe gito kitari kinini cyane. Byari byiza kugira ngo tuvugane, ariko tuzareba nk'akanya tubige detaye. Abantu bakeneye kumva, urubyiruko rukeneye kumva ni bande twashakana byari izo nama tuba tuzikeneye. Abantu byayobeye umuntu, ese birashoboka ko umuntu ukennye utari kubona icyo kurya, utari kubona icyo kwambara, ejo yarya akanambara? Abantu nyine bafite ndashaka ko tuzashaka umwanya tubiganireho, tuhumuriza abantu,
tubabwire nkamwe bakuru b'abashumba muba mufite experience nyinshi cyane. rero ndabashimira cyane kuko umwanya mwaduhaye. Niba hari ikindi wenda mwarenzaho mwatubwira muhita munasenga Imana dusoze. Reka dusenga Imana kuko iminota yagiye. Yego. Ariko nabwiraga abanyamasezerano ngo nimukomere mushikame mu mwami wanyu. Yego. Yesu twizeye ntahinduka kandi aragukunda mwene data. Amen. Aho uri hose igihugu urimo Yesu ntahinduka aragukunda. Aragukunda uri ku migabane, uri kuri uyu mugabane wacu wa Afrika. Aragukunda uri kuri iyo migabane y'Iburayi, Aziya, Australia, aho uri hose, uri aho muri Amerika, uri muri Canada, Yesu ntahinduka aragukunda. Ni Imana yavuganye nawe uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi ni Imana ikureba uri aho ngaho muri ibyo bihugu. Wicumuzwa n'amasezerano, Yesu ntahinduka aragukunda. Navugaga ngo abanyamasezerano ni mukomere, isezerano ribagarirwa usenga, ribagarirwa ukora ibyo gukiranuka, ribagarirwa ukomeza gushaka Imana. Imana ikomeze ibakomereze mu buntu bwayo. Ndabakunda cyane. Data wa twese mwiza, turi imbere yawe turagushimiye kubw'iki kiganiro. Komeza abantu barimo guhura n'ibibadandabiranya bagacumuzwa n'amasezerano. Hari abayaherewe ku misozi, hari abayakiriye mu buvumo, hari abayaherewe mu nzira batambuka, hari abayaherewe mu byumba by'amasengesho, hari abayaherewe mu nsengero, hari abayakiriye ndetse no kuri telefone online. Mana aho hose bagiye bahakirira amasezerano. Rero abari gucumuzwa n'amasezerano uyu munsi, ndingize Mwuka Wera kugira ngo ubakanguze ibimenyetso, ubibutse ko hari ikindi gihe bakiriye imirimo yawe itangaje ku buzima bwabo. Bongere bakwiringire kandi bagusenge, bongere bihane, bongere Uwiteka Imana, ubongerera imbaraga, bongere ibihe byo gusenga. Urakoze Data, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.